The Ben we n'umwihariko ntago njya mbona ukuntu ya umva nkubwiza ukuri timu yiwe na The Ben bafunguye umuryango wari warasize ufunguwe n'Imana n'ingufu utanakinze abantu bari bese abantu bari baraje bashyiraho ingufu y'igipfu babeshya abantu ngo urufunguzo bararujyanye. Uravuga kuri karere yawe? Yego. Reka mbisubiremo. Njyewe nari ndi mu nzu ifunze, ariko iyo nzu mu by'ukuri ntabwo yari ifunze, nanjye nari mbizi ko hadafunze. Cyakora hari ikintu cyari kimari harimo ikari n'ingufuri yapfuye, ariko abantu bayifunze bo bakavuga ngo urufunguzo nta rurihari, urufunguzo rw'iyo ngufuri nta ruhari. Hari abari barafungiranye impano yawe? Ntabonze. Urabatekereza? Urabakeka? Oya. None kuvuga ko hari umuntu wari warafungiranye tare yawe? Yego, nuko The Ben ataraza ngo abafungure iyo kari nyina nk'umwanya abantu batakubonaga, ntabwo bambonaga. Kandi warakoraga? Kandi narakoraga. Byanze kunze hari imbogamizi ntazi nagereranyije niyo ngufuri n'uyo nzu. So rero niba yaraje akafata iyo risk akavuga ati ariko ngiye ukuntu nizeye ngiye, ariko iyi ngufuri ntabwo ifunze ko ndi kubibonesha amaso yanjye, ngo ni The Ben atari kubirafunza akora habona ntifunze ati yampa enda hano nkwereke utuntu twikorera. Rero uwo muntu aba afite ubumana, uwo muntu aba yayobowe n'umwuka w'Imana. So rero ntabwo nabona ikintu mushimira sibye kumusabira umugisha ku Mana no ku muryango we no ku rubyaro rwiwe, ndetse ikindi namubwira nuko yanyigishije. Buriya niko abantu batabizi, uriya munsi The Ben yampaye inkoni.